de bonefo ije kugutabara nawe uyikoma mu nkokora nje kuguhumuriza wowe urwaye ntabwo nzi ushobora kuba urwaye sida nk'iyo Beriza arwaye cyane ko atari bwo burwayi buri imbere cyane bukomeye ubu igihe tugezemo ari n'uburenze sida si n'ikirato kuko iyo ntanabibabwira ntabwo muba mubinsomyemo ntekereza neza ko mutabindebamo ntabwo ari cyo cya mbere navuga cyane ko Donestari nomene for the kid ushobora kuba utarwaye sida nk'iri mu maraso ya Beriza ariko sida bone kid aho nateshereje agaciro iyi sida ntabwo igiye ipfa kunza uko ibonye kuko sindi mu bagore bapfa kurwara ndetse n'imyaka maze nje guhumuriza abarwayi bamaze igihe barwaye sida ni munywe ikinini dutegereze Yesu. Haleluya. Belasti nywe ikinini turindira Yesu. Uyu mwama turindira mu burwayi, uyu mwama duha abana bazima. Papa wanje umva ratasisite bro wanje narinje kukubwira wowe uneza amatwi ngo nkubwire ngo Donestari iyi Mana yamaye abana 6 bazima bakavuka mu bwandu bakaba bazima. Mfite abakobwa beza cyane 3 n'abahungu beza 3 Imana yabampaye muri ubu bwandu kandi bavuka ari bazima. Ndangije ndicara nge mfata kanya mbwira sida ntiwitonde icyakora Donestidebo nigeze mbona umuganga mvura mwiyerekwa mbona aramvuye numva ihumure rimbwira ngo nzakira sida. Bivuga n'abaganga bakeneye kumenya ko hejuru yaba hari Imana. Abaganga bakeneye kumenya ko nyuma y'iyi miti hari Imana ishobora byose. Na rubyiruko nari mfuye ndashima Yesu ko na nyuma yezeru ajya abasha gukora ibyo twebwe tutabasha gukora. Iyo ndwara yangejeje Kibagabaga, iyo ndwara imvana Kibagabaga injyana hashika nari napfuye nari natangiye gutonyoka uruhande Donestidebo taste widebo fiance the kid urakoze Yesu. Ndashima Gitare Imana ikomeye harapi wistige ndagushimiye Imana hasi wene Imana uru ruhande rwose rwari rwarafashwe naratonyotse. Sida yikitonyoye bro, sida yikitonyoye mami wanje papa sida yikitonyoye irica menifo. Ndashaka gutegeka mu izina rya papa ari we Yesu Kristo bambiwe Benistandema ndategeka ubu burwayi burimo buranyitegereza. Kanseri urayiye, diabete urayiye, sida we ufite amatwi urayiye. Numvaga nabanza gusoma ijambo kugira nkurikizo ibyo nshaka kuvuga nkomeza n'abantu mbahumuriza ariko mpereye ku ijambo. Nta kibazo. Rakoze cyane. Reka dusome muri Nehemiya. Ijambo ririmo riranyubaka cyane ariko nshaka ko ryubaka n'abantu. Indirimbo yo nayiririmbyeho muri Nehemiya cyangwa n'izindi turabana b'Imana. Reka dusome Nehemiya ibice 6 ku murongo waho wa 6. Titire ya iravuga ngo umurimo w'Imana udeshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Reka dusome. Bukeye babwira Sanibalati na Tobiya uw'Umwarabu na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshemu n'abantu na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho batyo 4 nanjye mbasubiza ntyo. Nimwakira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Amen. Ndashima Gitare
wampaye kuvuga Imana, ndashima umwami Imana wampaye aka kanya, ndashima Yesu unyemereye ko ngera ku iyi kamera ngo mbwire abo hirya no hino ubutumwa bwiza. Uyu mugabo Nehemiya ndamukunda cyane, namuhanze no mu ndirimbo mushyiramo, nubwo indirimbo zanjye ziri audio ariko mu bigaragara aho zigeze zifashije abantu. Uyu mugabo yaranyubatse cyane, numva nshaka ko yakubaka n'abandi bantu banteze amatwi cyangwa barimo barandeba. Uyu mugabo numvisha amakuru yansomye ijambo ry'Imana, uburyo yabaga ibwami, akora ibwami cyangwa bibwami. Umwami aramureba abona Nehemiya uburyo yicisha bugufi. Nehemiya yagiraga impano yo kwicisha bugufiya. Komeje gusoma ijambo haraho rigenda ritubwira amateka ya Nehemiya, nuko yitwaraga neza, agira impano yo kwicisha bugufi cyangwa kwitwara neza. Ngo umunsi umwe Nehemiya yumva amakuru y'i Yerusalemu, ku Yerusalemu habaye amatongo ndetse n'amarembo yaho yahiye. Haleluya! Ngo abimenye arababara, ngo ndetse no mu maso ye hazabirizwa n'umubabaro. Ariko umwami ngo amwitegereze arebe Nehemiya, abona Nehemiya yazabirijwe n'umubabaro. Ngo aramubwira ngo Nehemiya we, ko ndeba mu maso yawe hazabirijwanye n'umubabaro, mbese waba wabaye iki? Ngo Nehemiya aramubwira ngo mwami, namaze kumva amakuru y'i Yerusalemu ko habaye amatongo ndetse n'amarembo yaho yahiye. Maze iminsi mbwira abantu titire y'ijambo, ndababwira ngo gerageza urinde inyubako kuko barushenyi barahari. Rotide bayakide estante egaye. Ndababwira ngo murinde inyubako kuko barushenyi barahari. Ngo Nehemiya, ngo umwami amwitegereje ngo abona ajabirijwe n'umubabaro. Ngo aramubwira ngo Nehemiya we, ntago ariko bisanzwe. Ngo Nehemiya aramubwira ngo namenye ko iwacu i Yerusalemu habaye amatongo ndetse n'amarembo yaho yahiye. Ngo arangije umwami aramubwira ngo tuza, ndaguha urwandiko rukwambutsa cyangwa inzandiko zikwambutsa kujya i Yerusalemu. Haleluya! Icyo Nehemiya yashakaga cyari ukugira ngo ajye gusana inkike ziwabo kuko zari zarasenyutse ndetse n'amarembo yaho yari yarahiye. Ngo ariko ageze i Yerusalemu, haleluya, ageze i Yerusalemu, ngo Sanibalati, Tobiya na Geshemu, twabisomye muri 6 Nehemiya murongo wa mbere kumanuka. Ngo ageze i Yerusalemu, ngo baramutumira ngo amanuka basange, namara kubasanga ngo bahuriye mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono. Ariko Nehemiya yari yavuye ibwami afite amakuru cyangwa afite urwandiko rumwemerera kujya i Yerusalemu kubaka. Haleluya! Nje kubwira abankurikiranye barimo baneza amatwi ngo umwami akwandikira urwandiko rutuma wambuke mu bakurwanya, wambuke mu barozi, wambuke mu bagusenya, wambuke mu baguteza amahembe. Umwami akwandikira urwo rwandiko, dostide bo elastide kide. Nomen, Imana ikwandikira urwandiko. Ngo ageze i Yerusalemu, ngo atangira kubaka. Ijambo ratubwira ngo yubakisha ukuboko kumwe ukundi gufite inkota. Haleluya! Inkota ari ryo jambo ry'Imana. Ngo nuko Sanibalati na Tobiya ngo baramutumira ngo bahurire mu gisiza kimwe cya Ono. Ngo arababwira ngo nta mpamvu yo kumanuka, ndakora umurimo ukomeye. Impamvu Sanibalati na Tobiya na Geshemu bamutumaga, aba bagabo bari bashinzwe gusenya umurimo w'Imana, nta kindi bakoraga. Donestide guide emayi. Ngo baramutumira, impamvu bamutumiraga nuko bari badafite urwandiko umwami yabahaye. Ibyo bikurwanya nje kugwana mu izina rya Yesu. Ibyo birimo biragusenya, ibyo bikuroga, abo baguhiga, narinje kukubwira ngo nta rwandiko bafite, niyo mpamvu bagutumira. Haleluya, haleluya, haleluya! Ntabwo nshaka kugira ngo ucike intege, ndagira ngo wambare imbaraga nk'izo Nehemiya yari afite. Ndagira ngo ube maso nk'uko Nehemiya yari ari maso. Ndagira ngo dufate ingamba destide bone kid nk'izo Nehemiya yafashe zo kubaka umurimo wayo. Haleluya, haleluya! Muri Modonestai ntabwo nzaho usenyutse, sinzi aho ubabaye, sinzi ibikomere ufite, ariko Donestide bone nebaye, bwira ibiguhamagara, bwira abashaka kugukura mu mwanya, bwira abarosi, bwira abaguteza amahembe. Ufite Imana nyamana. Donestide bone Donestide kid. Yesu ajya kukubumba yarakuzi, ajya kukubumbira mu nda ya mama wawe yarakuzi.
Restidebo uvuka yarakuzi, gerageza ibikuriho n'ibyakubayeho byose arabizi. Doneti egaye arabizi, bivuga ngo nta cyamutunguye. Gerageza ubwire ibibazo ufite. Ntabwo nzi niba ari umumama uneza amatwi, sinzi niba ari umupapa uneza amatwi, sinzi abankurikiranye, ariko Imana Donestide ije kuguhumuriza. Gerageza ubwire icyo kibazo ko ufite Yesu. Wibwira Donestide, wibwira Yesu ibibazo ufite, arabizi. Senga Doneta, papa senga ubwira icyo kibazo ko ufite Yesu ushoboye byose. Nemaye ndifuza ko twahamya nk'uyu mugabo, kuko aho bamutumiye yarababwiye ngo nta mpamvu yo kumanuka amasanga, ndakora umurimo ukomeye. Netita Rastide, uyu murimo dukora ujya uduha ubuzima, uyu murimo dukora ujya uturinda mama, ukaturindira muri sida tukayimara n'imyaka myinshi, ariko Imana ikadukomeza. Amina, haleluya. Ndashima Gitare, Imana yandindiye muri ubwo bwandu kugeza n'iki gihe. Ntabwo nje kukubwira ngo bwarakize, kandi sinje no kukubwira ngo Imana yarabinaniwe. Hoya, ntabwo yabinaniwe ma, ntabwo yabinaniwe papa, bro, ntabwo yabinaniwe. Haleluya, niyananiwe, ntabwo yigeze inanirwa. Iyi Imana ikiriza igihe, Imana ikorera igihe cyayo. Imana Rastide Bonefo ije kugutabara nawe uyikoma mu nkokora. Nje kuguhumuriza wowe urwaye. Ntabwo nzi ushobora kuba urwaye sida nk'iyo Beriza arwaye, cyane ko atari bwo burwayi buri imbere cyane bukomeye. Ubu igihe tugezemo ari n'uburenze sida, si n'ikirato, kuko iyo ntanabibabwira ntabwo muba mubinsomyemo. Ntekereza neza ko mutabindebamo, ntabwo ari cyo cyambere navuga. Cyane ko Donestide nomene for the kid, ushobora kuba utarwaye sida nk'iri mu maraso ya Beriza, ariko ukaba ufite sida y'ubushomeri, niyo ni sida. Pelastanobi, ushobora kuba udafite sida nk'iyi ngiyi, ukaba ufite gushaka, warashatse nk'uko Berize nashatse, nzi ko nzahirwa nkabona ke nyuma nkayibura. Penistide Bone nkashiduka ahubwo igihembo kibaye sida. Rero ntabwo nzi sida urwaye, shobora kuba ari ubushomeri, byaba ari inyatsi ufata ukarekura, byaba ari ubukene bwakwizingiyeho, bwaba ari icyangiro nacyo ni cyoroshye, erezerebo henestar, byaba ari enemari kwangwa cyangwa gucibwa. Arastide Bo nje kugukomeza, nzanye ihumure rivuga gute: komerera muri icyo kigeragezo ufite, ugisuzugure, ugitesha agaciro. Arastide Bonekid, aho nateshereje agaciro iyi sida ntabwo igiye ipfa kunza uko ibonye, kuko sindi mu bagore bapfa kurwara, ndetse n'imyaka maze. Nje guhumuriza abarwayi bamaze igihe barwaye sida, ni munywe ikinini dutegereze Yesu. Haleluya. Belastide, nywe ikinini turindire Yesu. Niba urwaye ubundi burwayi, ubayiriza unywe ibinini urindire Yesu. Umukorera utamucinya umudakebakeba. Uyu mwama turindira mu burwayi, uyu mwama duha abana bazima. Papa wanje umva ratasisite, bro wanje narinje kukubwira wowe uneza amatwi ngo nkubwire ngo Donestide, iyi Mana yamaye abana 6 bazima, bakavuka mu bwandu bakaba bazima. Mfite abakobwa beza cyane 3 n'abahungu beza 3 Imana yabampaye muri ubu bwandu, kandi bavuka ari bazima. Ndangije ndicara nge mfata kanya mbwira sida ntiwitonde, mfite umugabo ukuruta ari we Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Batista, mfite umugabo ukurusha ubushobozi, mbwiza ukura agasimba. Iyo mbivuga mba numva mfite imbaraga nyinshi cyane. Ndavuga ngo agasimba we kanembera mu maraso. Mfite umugabo wambaye ari we data wa twese, umugabo wapfakazi, uwo ni se w'imfubyi, arengera batagira shinge na rugero. Dobela starabone edar, uwo ni ugera mu maraso wamuhaye ikaze na karibu. Yo wamara kumuha ikaze na karibu, Edestine akicaza ibyari bikwicaje, agatsikamira imbaraga z'uburwayi. Pesidalavo emayi, agatsikamira imbaraga z'ubushomeri. Iyo ubushomeri buje urabubwira ko ufite Yesu. Edistide Bonekid, bukene urabubona ariko ukabubwira ko ufite Yesu.
icyangira iyo kije ukibwira ko ufite Yesu. Ebavo desitide abakurwanyije doneta usenga uvuga ngo Yesu ndagufite ngererayo. Benita ndobe ayiwe banumva navuga cyane nkasakuza ariko donestide bone nje kubahumuriza mbabwira ngo Imana ikindi nzaya masaha. Mu myaka myinshi benshi baducitse bagapfa bakicwa n'ubu burwayi, maze kumenya neza yuko ikintu y'igikomeje kirakomera, ariko niyo cyoroheje kiroroha. Benita nje guhumuriza abakobwa, nje guhumuriza abamama, nje guhumuriza Elistai, ababyeyi, abagabo, nje kubahumuriza nimuhumure. Mwikangwa n'ibyo mureba bibarwanya, mwikangwa n'ibyo bibakurikiranye, mwikangwa n'abarozi, mwikangwa n'ababateza amahembe. Belastarabone kid nimufata ingamba nk'izo Nehemiya yafashe. Mwubake inyubako paruwasi nkuru y'umutima netitarastide, nawe insengero zafungwa. Iyi niyo paruwasi nkuru, nimuyubake donefa, aho abantu bareba n'aho batareba. Mureke twubake iyi nyubako. Barushenyi baraharerega, barushenyi hari aho bashaka kubatereka, barushenyi hari aho bifuza ko mwahombera. Barushenyi donestide nimwubake inyubako, ubundi mubwire ibibatsikami, mubibwire ko mufite Imana. Nimubibwire ko mufite Imana. Dufite Imana itari bayari, iyo dusenzera twumva. Bonestide kide Elayi, Imana yakomeje guhagarara ku bana banjye n'ubiyi saha no pi egaye. Nagira ngo mbatangarize ngo nawe iyi saha hari ibyawe imanukiye guhagararaho ku buzima bwawe. Meni tandostide Imana yamaye gukomera. Nje kukubwira ngo komera. Hari imbaraga nshaka ko dutsikamira barokore basenga data mu kuri no mu mwuka. Ndumva hari ibyo nshaka ko dutsikamira, hari ibintu nshaka ko dutesha agaciro. Kigeragezo wamaze gutesha agaciro, cyamaze kwinjira ukagisuzugura, ntabwo kiba kigushoboye. Mama, ntabwo nzi uburwayi urwaye papa, sinzi ubushomeri umaze b'imyaka, sinzi inyatsi iri ku buzima bwawe. Netita ravo de standomen elolavo de kide nje kuguhumuriza, nje kugukomeza. Mana wedotita nje kugukomeza. Gira ibintu usuzugura datisti debo elaistis ba Manda vobe nje kugukomeza. Komerera kwiri jambo, hagarara nka Nehemiya ngo arababwira ngo nta mpamvu. Gira ibintu ubwira ko donestai utaboneka muri byo. Gira ibintu tsikamira. Natsikamiye sida ntabwo izanyica, ntabwo yanyica. Nzapfa igihe kigeze nk'uko na babandi bapfuye. Peristido bene kide Elayi, dosiye yanjye iranditse ubundi nk'uko nawe yawe yanditse. Buri muntu wese domene fo dosiye iranditse, buri muntu wese ni my guide, dosiye irakoze. Nagira ngo ngutangarize ngo denefy guide emaye, tutitaye kubikurwanyije, tutitaye kubiguhiza, tutitaye kubikwanza. Narinje kuguhumuriza. Gira ibintu usuzugura mama cyangwa papa wanje enistide bay rubyiruko runkurikiranye. Nje kubabwira ngo domaine, ndabizi neza ko ari abakobwa bavukanye ubwandu, ndabizi neza ko ari abahungu babuvukanye, abo nabo ndabakeneye. Nje kubahumuriza ngo ikinini rata nagiye mpura n'abantu Imana yakoreye ubukwe ikabaha agaciro, ikabahuza n'abantu batanduye kandi bagakora ubukwe bwiza. Imana ikaguha urugo. Nugira ubwoba rubyiruko, nugira ubwoba musore we, nugira ubwoba mukobwa we. Ngo ikinini neza we gikurikirana. Impamvu nkunda kubabwira ngo ikinini neza, harastide bone fodestai, ndabwira abasenga, ndabwira anemaikide abari maso ngo murushoho kuba maso. Munsi umwe muri urwo rugendo nigeze mpura n'umuhanuzi, arambwira ngo nindeke ibinini, ngo nimbireke, ngo niko Imana imubwiye. Ndaparika ndagenda numva ikimuvuyemo. Harastide bone sa, ntuze kumbaza niba ari Imana yamuvugiyemo cyangwa ari amarangamutima ye, kuko yarabizi ko nyirwaye. Nanjye ubwo ngo numviye Imana, ndagenda parika ibinini, ndagenda ndabireka. Mezi abiri, atatu arashira, atanu arashira, ndabireka. Mama papa wanje basi
pasiteri nahuye n'ikibazo gikomeye cyo kugira ngo mpite nandure uburwayi bwitwa zona. ubwo burwayi bwari bunyishe, Aristide Bonekid, bwari bunyishe, ndagenda ndapfa. Babanza kunjyana kundogoza ngo barandoze. Zona ni indwara mbi akagenda ihere mu bana b'Imana nikabageremo. Nta shyari ngira Berize, ntago nazezezwa nuko mugenzi wanjye yakwandura. Oya, ndajya mu ijuru, cyane ko iryo njyamo ntago ari irya Kamonyi, nurijyamo ntago agenda yateze. Nagira ngo mbabwire ngo ndumva nshaka kujya mu ijuru. Igihe dukorera Imana, igihe twayikoreye, dukeneye guhembwa kujyayo. Ihereza umunsi tariki Imana yanditse urugendo tujyamo ni Siyoni tujya. Nta shyari rero bino bintu mbifitemo. Sinshaka ko mwene data akwemereka muri ubwo burwayi. Ubwo burwayi busuzugure, butesha agaciro. Ndabyibuka umunsi umwe iyo zone imfata yakubitiye mu gatuza hano, ikagikubitira no mu mugongo, nkagira ngo ni amahembe. Mana warakoze Domaine Ford Aristide Ba. Wenda wakumva mvuga ngo Mana warakoze, ukavatise ko atakize sida. Nirorere gukira cyangwa ikire. Imana yanjye ni Imana iteye ubwoba, yakira ndashima Yesu, itakira nzashima Yesu. Buretse ko byose bishoboye, yabishaka kakanya yankize. Icyakora Aristide Bo, nigeze mbona umuganga mvura mwiyerekwa, mbona aramvuye, numva ihumure rimbwira ngo nzakira sida. Bivuga aho yambwiriye ko ndwaye, aho nabimenye ko ndwaye, nshobora kwakirira. Aho mvugiye hano ko ndwaye, ni naho nagaruka ejo bundi, ni naho nagaruka nkavuga ko Imana yankijije. Bivuga ngo ninanyiza nzagaruka kuri iyi kamera mbivuge, kandi nzabivuga mfite n'ibihamya, mfite n'ipapuro. N'abaganga bakeneye kumenya ko hejuru yabo hari Imana. Abaganga bakeneye kumenya ko nyuma y'iyi miti hari Imana ishobora byose. Nta rubyiruko nari mfuye, ndashima Yesu ko na nyuma Yesu ajya abasha gukora ibyo twebwe tutabasha gukora. Iyo ndwara yangejeje Kibagabaga, iyo ndwara imvana Kibagabaga, injyana sehashika, nari napfuye, nari natangiye gutonyoka uru ruhande. Aristide Bo, la taste widebo fiance da kid. Urakoze Yesu. Ndashima Gitare, Imana ikomeye. Harapi wistige, ndagushimiye Imana. Hasi wene Imana inkura Kibagabaga, ingeza sehashika. Ubu burwayi bwari bwafashe uru ruhande rwose. Aristide wa Fobekid. Ntabwo kuvuga indimi ndimo ndarira, wenda abandi babifata ukundi kuntu, ariko numva aya marira ari urukundo rwinshi mfitiye Imana. Ntabwo ari ikiratiza indimi, ahubwo numva zimanutse. Domaine ngera sehashika, uru ruhande rwose rwari rwarafashwe naratonyotse. Sida yica itonyoye bro, sida yica itonyoye mami wanjye. Papa, sida yica itonyoye, irica. Aharabikigiye kuko barimo barubahiriza ibinini, ntabwo barimo baratonyoka, barapfa VIP rwose. Ariko abambere bagiye baratonyotse. Icyo gihe rero nabashije kukigeramo, ndatonyoka. Mutwe uragenda uhura n'ikibazo. Naje kubimenya ko hari igihe sida igera mu bwonko, rimwe na rimwe umuntu agasara. Nari ngeze sanse mfatwa, nkahita ibintu bifata mu gihorihori hagati, byamfata nkahita nambara ubusa. Ndagushimira Gitare, niyo mpamvu nje kwamamaza ubutumwa. Ndagira ngo unyumva akomere. Ntabwo nzi uburwayi urwaye, shobora kuba ari sida umaranye igihe, ariko ntabwo byagutera gucogora no gusara, ahubwo byagutera gukomerera ku Mana, bigatuma bigutera kwibaza imyaka umaze. Abandi bapfuye batonyoka mama, papa, abandi bapfuye batonyoka.
bandi bapfuye bikorera amatora, bandi bapfuye uruhu rwarashizeho, ariko njye nawe turacyariho. Jambo rambwira ngo icyatumye dusigaza kirete ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Byari ngombwa ko nza kukubwira ubu butumwa, byari ngombwa ko njya imbere ya kamera. Cyatumye nsigaza Donestista kabigejeje iyi saha, kandi n'ubu ndimo ndavuga. Ndumva hari ubutabazi burimo buranzaho, ndumva hari ukongererwa iminsi kurimo kuranzaho. Nawe ndashaka ko dukomerana, nawe ndashaka ko twambaza Imana. Arastastodomene, ndashaka ko dukurura ubwiza bw'Imana, ndashaka ko wambara imbaraga, ndashaka ko dutesha agaciro ibiturwanya. Berastide Godefode, ndashaka ko njye nawe papa, ndashaka kukurokora mu izina rya Yesu. Mama, ndashaka kukurokora. Yewe siziteri we, yewe shangazi we, pelatazidi widiba, rubyiruko runkurikiranye, ndashaka kugira ngo mukomere, mutesha agaciro ikibarwanyije. Erasara widibayi, mugira ibintu mutesha agaciro. Oya wikwiyeba ngo usambane wanduza abandi, oya wikora icyo cyaha cya kabiri. Ntabwo nzi ibyo wakoze mbere, ariko wikwiyahuza gusambana, wikwiyahuza kwanduza abagabo b'abandi, wikwiyahuza kwanduza urwo rubyiruko. Ngwino tunywe ikinini, dutegereze Yesu. Mu gihe yashyizeho irakora. Oya ntabwo uri uwo guhita upfa. Wahungiye kwa Yesu ntagapfa, wahungiye kwa Yesu ntakorwa n'isoni, wahungiye kwa Yesu ntagamwarwa. Peter Starabone, uyu mugabo arakomeye, benshi baramuhishwe, ntabwo bamuzi, ariko yo muri bikomere. Nasanze gihari, yakubona uri mu ishuri akagukomereza muri ryo, ajya abasha kudukomerezamo, abasha kutwambika indi sura. Nabikubwiye ntabwo wari kubimenya, kuko nta nubwo bigaragara. Donestidebo Herasta waibini kid destandomene for ega ayiwe, numva ni mu kirere, numva nanahanura. Ndestidebo nestandomene, numva nahanura abanyarwanda, ndumva nahanura urubyiruko, ndumva nahanura abagabo, ndumva nahanura abamama. Nietistarabo, ikitara kwisha utaramenya Yesu ntacyo kigutwaye. Ye cyaraguhombye, cyaraguhombye domene fo, cyaraguhombye mugabo we. Ikitarakwiciye mu byaha, kitaragutsinze mu kabari, ikitaragutsinze mu kuroga, ikitaragutsinze mu guca imanza, icyo cyarahombye. Ndavugana n'utaraza rero, rata ngwino. Amahoro abonekera kwa Data wa twese, aho ni wo gukira biba, aho ni Imana ikomereza umuntu mu burwayi akiga cyangwa mbere yo gukomeza. Ntabwo Imana yahitinkiza aka kanya. Boya cyatumye itinda kunyiza narakimenye. Kandi koko tujya dukunda kuvuga ngo Imana iha umuntu ikigerageza ashoboye. Yari ibizi ko Berizi Sida nzayishobora. Nagira ngo ngutangarize papa cyangwa mama, ntabwo ndi mu bakobwa biyandaritse nagiye mfite 17 nishingiye mura nicyo kibazo. Nta buzima bwiza nzi. Ubwo wowe nubona ugiye ku Gisenyi tuzanyijyaniro, ntabwo nzi ku mucanga nanjye mpamenye. Ntabwo nigeze ndya ubuzima bwiza, ntabwo nzi amavuta y'abasore. Gutya bavuga ngo abantu baricuruza, ngo umuntu akicuruza agacuruza ubuzima. Nta n'uwampaye na 2,000 ntabyo nzi. N'amagingo naya iyi saha Donestista ndashimira Gitare wangaruye, akanyiyegereza cyane, akama imbaraga zo gukomera, akama imbaraga zo gutesha agaciro. Niba ari umuntu usuzugura ikigeragezo ni Berizi. Ndashaka Donestista icyama twese abankurikiye mukamba baratugafata ingamba. Oya ntabwo iri juru nzarijyamo ngenyine, kirenze kuri ibyo sinzakomera ngenyine. Ndashaka gukomera nkakomeza n'abandi. Debile vodesa
Eratistide. Ndashaka ko dukomera twese. Ndi kuri misiyo ya Yesu. Ndumva nshaka kwamamaza ubutumwa bwiza. Ndumva nshaka donesta. Perastide bonekide. Era. Ndashaka gukomeza abantu. Ndumva nshaka domene. Kumera nka Natanaeli. Henistide bonekide. Ndumva nshaka kwamamaza ubutumwa. Ndumva nshaka kugukomeza. Papa wakomeye. Mama wambabari ugakomera. Nyamara nushaka ukomera. Ibyo biguteye ubwoba bitesha agaciro. Wibabazwa nuko umaze igihe ukaba umaze imyaka myinshi utarashaka. Oya, twe twagiye mbere twahuye na sida kandi twumvaga ari byiza, twumvaga ari nabwo buzima bwiza, ariko twasanze doneta Imana ikwihutisha ifite ikigushakaho, ariko inanagukerereza ifite iki petista igukereza ifite ikigushakaho. Gahunda nukubaha Imana. Password no gukomera kuri uyu mwami. Gatatu no kurindira ugategeza kandi ugatesha agaciro kirimo kirakurwanya. Ikintu cyose uzi ko kikurwanya edisai nzavugira hari kuri uyu murongo igihe kinini. Nzavuga uburyo bandoze, nzavuga uburyo nasigaranye inda iragenda imbere amezi 15. Nzavuga ibintu byinshi donestid. Nzavuga uburyo navuye ku Mana njya mu bapfumu. Abapfumu mbajya mari nka 5 6. Uburyo nakize nzabivuga Destiny. Ndumva afite byinshi byo kuvuga. Benitai ndashaka gukomeza ngo komera utesha agaciro. Kizwa neza. Iyo umuntu akijijwe neza bimutera ishaba, ariko iyo akijijwe nabi bimutera umwako. Domaine for Eli netita rafod nesti winima. Kizwa neza bitera ishaba. Ahari wakubaza ngo ese Berize igihe ukirijwe ubonye itaje, ubonye kadasitere. Wacu yararirimbye ngo ibyo ni byiza, ngo gutunga amafaranga ni byiza kuri twe, n'amazu meza ni byiza kuri twe, ariko hari icyo nkusaba, uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryiza. Amina. Bivuga ngo rero ndashima Gitare n'ikintu ngenda nirata, gituma ngenda nirata nkumva ndakomeye. Nkiratira muri uno mugabo bita Yesu. Nuko Yesu andinze imyaka myinshi agukubitaho ikintu cyitwa uburinzi, akagukubita ati bari iyo umwemereye doneta nta kintu gipfa kugukora uko kiboneye. Nta burwayi bugushobora emahinga, ntabwo bugushobora dostide bone, nta burwayi bwakubasha. Erega nubwo ubona ubwo bukene ntabwo bwakubashije, ahubwo ni wowe washatse kubucumbikira. Domaine wibiha umwanya, nubwo ndimo ndabikubwira gutya, ariko hari ahantu najya bwite na serivisi sakwa nagaru kuvuga Imana babarangwa abagore bazima ngasimbukiramo kuko niyumvamo ubuzima. Jewe mba niyumvamo ubuzima. Niba data wa twese ari umuganga w'abaganga, akaba dogiteri w'abadogiteri, akaba umucamanza kwenza abacamanza, Benista nta kimunanira, nta kimunanira. Ndumva nshaka gusengera abantu Arastide Bonefort bacitse intege. Ndashaka gusengera abantu baretse ibinini barwaye. Navuye muri koma ndwaye zona naratonyotse ubu kugutwe kwarapfuye. Abaganga barambwiye ngo urarokotse, bajya ngo nta muntu urwara gutyo ufatwa na zona yo mu mutima na hano mu mugongo na hano mw'uru ruhande ngo abeho. Nararokotse, igitumye ndokoka no kugira ngo ngaruke nze mbikubwire. Jewe iyo mvuga Imana nta mupaka, kuko mba numva nyeneye kuvuga Imana yandengeye ibyo, nyeneye kubimenya nawe. Benistando gate Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo rero Imana yandinze zona naratonyotse nkapfiramo kugutwi, ubu nasigaranye kuno. Niyo umuntu arimo aramvugisha ntegesha ugutwi kuzima cyane kugira ngo nagire ikincika kuko numva bikeye. Bivuga ngo rero ugutwi kwapfuye ni ikimenyetso cy'uko naburaga kumwe ngo gupfe birangire. Bivuga ngo Imana yandengeye nawe yakurengera. Ntago nzi uburwayi urwaye, n'ubushomeri n'uburwayi, ego nturara ijoro, ariko aho niyakirengeye akazi urara ijoro ngo n'ubushomeri, urara ijoro inyatsira kujengerera, urara ijoro ngo baguciye mu muryango, urara ijoro ngo urwaye ngo gripe ngo zaragufunze ngo urwaye umutwe. Ntago nzi ikintu urwaye papa, ariko nagira ngo ngutangaze ubwo burwayi bwose buri munsi y'ibirenge yishobora byose, biri munsi y'ibirenge yishobora byose. Nje kugusengera nge Berize dotista domaine no pere murewemo na mwuka
w'Imana, ndumva nshaka gutegeka. Ahari birashoboka ko uko yaguhamagaye atari ko yampamagaye. Ngewe ishobora kuba inindijemo ubu burwayi kugira ngo mbanze nkomeze abantu baretse kunywa ibinini, nkomeze abantu biyebeshejwe kugeza ku rwego rw'uko biyahura bazira yuko ngo bakennye, bazira yuko ngo abakunzi b'abanzi. Umuntu akiyahura, uriyahurira iki? Ego ntabwo nakwiyahura. Yesu we, notita zoreba, nje kuguhumuriza ngo niba ufite sida imaze igihe, tubanza dusubize amaso inyuma twibuke ko Imana yaturinze tugihagaze, kandi ni ukuri Imana iraduhisha. No pifo shobora kuba ari kanseri, ntabwo yananiye Imana, yagukiza wowe. Ngiye mu gihe kibashije gutuma mbivuga nyikomeza umuntu, ndabizi ko kandi hari unkurikiranye uri buhita akomera. Nje kugukomeza mu izina rya Yesu. Shobora kuba ari diabete, ubwo burwayi nibwananiye Imana, ku gihe cyayo iragukiza. Rindira Imana, uyirindire mu kuyubaha, ariko uyirindire unanywa ibiti, unanywa imiti, utagereza Imana. Imiti yabereyeho kubw'Imana, yarabyemeye. Abaganga babereyeho kubera Imana, igitumye bariho ni Imana. Benistar, ubaha ibyo bakora, ubundi utegereze Yesu wavuganye nawe. Edistidebo, uyu munsi nawe avuganye nawe. Donestidebon, ngo aje gukiza ubuzima bwawe. Komera Donestar, komerera ku Mana. Ndumva nshaka kubasengera aka kanya, ngiye kubasengera. Unteze amatwi Donestis Tegay, uri muranyitegereza, uri murandeba. Domain for the kid, ndashaka kuguhumuriza. Ntabwo nzi bigukereje. Shobora kuba ugize 30, shobora kuba ugize 28, shobora kuba ugize hejuru yawe. Utarashaka baburetseho gatoya. Hari icyatumye Imana igutinza ngo uzashake mu gihe cyayo. Hari ibyo yaguhungije, kuko nanjye iyo nihangana ntabwo mba narahise nandura sida. Hari igitumye Imana igukereza, rero izagutegera humura. Mama, ushobora kuba urwaye. Papa, ushobora kuba ufite uburwayi. Ushobora kuba ubaye umushomeri, ushobora kuba ufite inyatsi. Ibyo byose Donestar, Imana igitumye interetse hano. Nje kugusengera mu izina rya Yesu. Ndumva nshaka kugusengera. Aho uri urapfukama, aho uri wenda urasaba. Ushobora kuba uri mu kazi, ushobora kuba urimo uragenda mu muhanda. Nostidebone kid, ntega amatwi dusenga Imana. Uhita ufata imbaraga z'Imana, utsikamira ibigutsikamiye, ubibwire ngo ndiho ariho. Haleluya, haleluya. Ubibwire ngo ndiho, ishobora byose iriho. Domain, ntabwo Donestidebo nzi ahantu uhagaze, ariko Domain ndabona hari imbaraga z'Imana jije ku bantu baneza amatwi barimo baranyumva. Benitarastid, iri jambo rinciyemo, ubu buhamya bunciyemo buje kubahora, burakubahoye mu izina rya Yesu. Domain for Eli, menivo werinde inyubako, ibindi byose Imana izakugirira neza. Reka dusenge, kadusenge. Imana ibaha umugisha kandi bakomeze ibambika imbaraga. Reka basengere. Uwiteka Imana yacu, Palastaro Destiny Kid, Harasti Winima, gitare kiri ku ngoma. Palalavo Natita Lastide, Hanima Donef, Bearatistiwi, Natita Rakin. Ndasengera abantu, ndabingingiye, ndabatabarishe, ndabahamagarishe. Wara w'Isiyoni wamamagaye, warangiza ukankomeza, ndakomera mu bwami, ukama abana basima. Yo, Kamira koze muzima, Fabrice muzima, Edizo muzima, Gifuti na na Teta, warakoze papa. Menifo, ndashaka gutegeka mu izina rya papa ari we Yesu Kristo bambiwe. Benistandema, ndategeka ubu burwayi burimo buranyitegereza. Kanseri urayiye, diabete urayiye, sida we ufite amatwi urayiye. Natita erega niri muri Berize, suko idafite amatwi, ahubwo ibaye igikoresho cy'Imana. Natita Rastid, ndagutegetse wa mukobwa we, maze igihe warabuze urushako, wa musore we wabuze enemayi,
ubushobozi ndategetse ngo bikubeho kandi ariko ndasenye ubu burwayi mu izina rya Yesu ndaburisamo iyi migambi y'abakonikoni ndirukana ibitavuga Imana kuri aba bantu bankurikiranye nibaboke mu izina rya Yesu dome Elayi bagirire neza batabare neva Elayi urakoze ko ari wowe ubikoze herisitiri widibayi ndabizi benshi bazashima ndabizi benshi bazavuga ko bakize ndabizi ko hari ibintu ugiye gukora ndabizi ko uneza amatwi wese ndabizi ko ubonye Donestar iyi kamera Donetita ndabizi neza ko Nestide Bone ari ikintu agiye kuzashimiraho avuga ko hari icyo wakoze urakarama ko ukijije abantu bawe urakarama ko hari n'abantu ukomeje mu gihe utarabakiza ukabakomeza bagatesha agaciro ibibatesha agaciro urakarama ko ubikoze ni mu izina ryawe Yesu amen. Mbere hari umuntu ushaka gusengana nawe kuko ndakubonye mpita numva Imana nkubonye numva amavuta mpita numva atari njyenyine wakwifuza gusengana nawe yakubona gute? Kumbona biroroshye keretse niba wenda natanga numero simbizi. Nomero yanjye ni 078 72 74 903 078 72 903. Iyo nomero iri no kuri WhatsApp. Ni ukuvuga ngo kumusengera nibyo nkunda, ni nako kazi ko gusenga kandi ariko ngasengera umuntu dufatana ingamba zo kubaha Imana no kwihangana. Nta kindi kintu bro ndimo ndagenda mvuga, ntago nkubwira kwizera kuko n'abakora ibibi barizera, ahubwo ndakubwira password yo kwihangana. Umuntu utihanganya ariba, utihanganya arasambana, umuntu utihanganya arabeshya, umuntu utihanganya arisikora. Iyo uvanze kwihangana Uwiteka yivanga mu byawe. Imana ibaho umugisha. Ahantu hari amavuta ndahumva nkahamenya, ahantu hari Imana ndahumva nkahamenya. Ni ukuri kw'Imana, Imana iguha umugisha. Ndawakiriye bro, Imana ibaho umugisha namwe kandi